So uyu ni umunsi mwiza, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi Imana iduhaye kugira ngo twongere tunezererwemo. Ngira ngo twese abari aha ngaha turi ibyiciro bigiye bitandukanye, ariko kandi twese nagiye ntambutsa ijisho gipfura, ntago mvuga kuri banyuzamo, ndavuga kubareba, nkasanga kandi mwese nkasanga mwese benshi tuziranye, benshi muri inshuti z'umuryango wacu wa Tibress, mwese muri inshuti za bugufi, bidutera rero kumva ko buri wese tumuhaye ikaze. Ngira ngo mbwire umuntu wese uri hano n'uwo begeranye, ariko ikibazo nabonye abantu bagiye begerana uko baziranye mu maporusantaje. Hari ukuntu abantu burya baba baziranye mu maporusantaje, nka Vava yahise anyegera kuko wenda tuziranye 70%. Bizimana ahita anyegera kuko tuziranye 90%. Umuntu yageragera umuntu baziranye, ndagira ngo duse nk'abahaguruka gatoya, byibura umuntu areba umuntu baba batigeze kubonana kare cyabasanzwe nta communication bagirana, abari barambura ikiganza muramutsa mubwira ati nishimiye guhura nawe mw'iki gitaramo cy'iki gicamunsi. Byibura umuntu wese areba umuntu asohotse muri hafi. Nishimiye guhura nawe mw'iki gicamunsi. Umuntu wese so murakoze cyane. Ibi rero bikereya ibyishimo mu bantu, kandi biba binavuga ko ari byiza ko tumenyana. Jewe turi kumwe uno munsi muri iki gitaramo banyita MC Peter, ariko n'ubusanzwe niko nitwa, ni MC Peter. Yaba kuri YouTube ugiyeho niryo usanga, ubundi nkagira iry'umwihariko ryo muri sinema bita Papa Kiroso. Nigiye Papa Kiroso, umusaza uganje kandi w'igikwerere rero utaragera kure cyane ariko unahari. Rero ndabashimira mwese kwemera kuba invite mukitabira ubutumire bw'umuhungu wanjye, kubahamagara mukatwitaba, turabibashimiye. Ndashaka ko tuza guturuka ufite ubwanwa bwinshi kurusha ubw'abandi. Mvuze icyo sobanura cy'inkweto. Numvaga ndibuze gutanga akanya gatoya ko kugira ngo tubanze twibwirane, umuntu wese akagenda yivuga, none ubwo tukaza guhita twakira Isiaka agahita akomeza, nanjye nicaye gatoya dukomerezaho. Utangiye kwivuga. Okay, dikirasa nkuko bisanzwe, bucece mu gace uko muri kubireba ubu niyo turimo, noneho bucece mu gace byavuye ubu byagiye hanze. Abandi pareba abandi bantu muri kureba aha ngaha nuko bimeze. Ndumva ko uno ni umunsi udasanzwe, nta muntu ukwiye kugira isoni ko twicaye hano twese, buri wese arivuga n'impamvu wenda yicaye hano. Murakoze, nitwa Iradukunda Oliva, yakaba ari Kiroso nk'uko yavuze, ni umugabo wanjye. Murakoze, hari byinshi tutatuzi ariko tumenye n'umugore wa Kiroso, nitwa Rutangusa Jean de Dieu, ndi inshuti ya Tibress, haba na pare we ubwo nkuko abinsabye aka kanya. Ariko mu gihe tukiganira harimo harazamo joking z'abagore b'abantu cyangwa inshuti z'abantu. Joking abadukurikiye mwese ziremewe. Ngongeye kwirirwa, nitwa Kanziga Odette, Claude Nisheri wanjye. Claude. Mwiriwe, nkuko bivuze nitwa Claude, ndi inshuti ya Tibress. Ngira ngo abenshi hano turaziranye, nta byinshi byo kuvuga, dukomeze turyoherwe. Murakoze. Kristo Yesu akozwe. Nanjye nitwa Emerson Nyambo, ndi inshuti ya famille Tibress. Nanjye nongeye kubasuhuza, nitwa Umutesi Josiane, muri ndi zina nkoresha muri sinema ni Jojo.
Ya hasi la vista la jabless. Ya ndabashimira mwese kuba duhuriye hamwe. Nishimiye isabukuru y'umuhungu wanje T-Bless. Ambifuriza amahoro y'Imana akomeza bane namwe. Ni umwami w'inzuki Mr. Kayus guturuka BJ ndahangaha mu Rwanda Satani kanyina. Ya Satani ka Satani kanyuko uzatugenda ugeze ryari mabya Yesu. Yeah. Ugenda uhari byishinageraho ngaho utazibesha cyangwa sa naguhambanukanitse gucumura gifatanye gupfukanitse ubushuha. Hey peace man. Iyo nayo niyo. Mwiriwe neza. Yego. Nanjye nitwa Adebayoro. T-Bless ni inshuti yanjye imyaka myinshi cyane. Aba nishimiye kwifatanya namwe. The WhatsApp people alongside, my name is MC VI. Musanzwe banze nka MC VI ariko data nyise nishimwe Jackson ndi inshuti ya T-Bless. Murakoze cyane. Mwiriwe neza. Amazina yanjye nitwa Mpayimana Bere ariko nkaba nkora muri company bita Tyros TV. Ni company jevo yo gutunganya amashusho y'indirimbo na video. Rero nkaba nishimiye kuza hano ndi inshuti ya T-Bless na Kiroso. Mbese mwese tugiye kuba umuryango. Sawa murakoze. Mwiriwe neza, nanjye nitwa Abijuru Valentine. Ongera usubiremo gake ntago bakumvaga. Nitwa Abijuru Valentine. Uyu nguyu ni inshuti yanjye ndetse n'aba ni inshuti zanjye ariko tuba duhurira mu bitaramo akenshi na kenshi bamwe nama nimero mbafite. Izina ryo ariko nshimiye madamu wa Kiroso. Shimye n'Imana yabahaye umwana turi umubone. Murakoze. Ari umuntu uvuze ngo buretse nabafashe mikoro. Uratubwiye ngo uwo nguwo. Uyu nguyu nyine ni inshuti yanjye uririmba Satani kanyuko. Dukunda guhura cyane dukora ibitaramo nk'urugero nk'ahangaha. Okay, vuge nk'umuhanzi none. Vuge nk'umuhanzi. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Uzazurebe u Rwanda rw'Abanyarwanda. Murakoze. Nibyo. Mwiriwe neza. Mwiriwe neza. Twongeye guteranira ahangaha inshuti za famiye ya T-Bless. Twese twateraniye ahangaha nk'abavandimwe kugira ngo tumushyigikire. Hari abo tuziranye yanjye, hari abatanzi ngiye banyita Bizimana Diogene Papa Nganje. Murakoze cyane. Big boss. Murakoze. Nanjye nkaba nitwa Haguruka wowe. Haguruka. Ruhaya. Juma. Murakoze. Nanjye nkaba nitwa Niyonkuru Juma. Nkaba naturutse ku Gisozi. Tukaba twaje gushyigikira umuvandimwe wacu T-Bless muri ibi birori kugira ngo umugoroba ukomeze ugende neza. Murakoze. Mume n'amashyi nubwo twatsinzwe ariko nta kibazo ntabwo nawukuye. Nyiriwe. Nanjye nitwa Umuhoza Kevine, nkaba ndi inshuti ya Isa, nkaba n'umuvandimwe we. Ninjye ugezweho. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himbazwe iteka ryose. Imana dusenga ni imwe. Tumvikane ko tubaze tuganire. Turavuganira muri nyuma dushoje igikorwa cy'ubutegetsi ngaha. Nitwa Tuyizere Isaac. Biranga abadukurikiye abari mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Aba n'umugabo udakira n'abana ukira na ba nyina. Abatandukanye mu bice bitandukanye.
sibyo wamubari of course nitwa ceketu isaha ndetse n'abana gukina na banyina batandukanye mu bice bigiye bitandukanye ari gusobanura ibyo nasenye no gutanga isanamutima kwa tugiye ngo range Kigali UMUNYAMAKURU so Tibrez ni inshuti yanjye magara hamwe na Kiroso n'umuvandimwe w'uje witwa Souvenir kandi n'icyo mpamikoro nishimiye kuba ndi kumwe nawe Alice umukobwa tumaranye imyaka igera muri 5 ariko uretse gato Kiroso uno munsi ni umunsi w'ababana so impamvu nari bivuze umuvandimwe Tibrez uno munsi yamuregeje yajyaga ambwira ijambo ryiza avuga ati nanjye hari umugabo mugenzi wanjye wabyemeje uno munsi noneho ajya kubyemeza imbere y'isi yose n'amariha ni papa w'abana 5 mfite impanga enye n'imfura yanjye muke nuko ngo umwana w'umugira ubwo mwabumvise papa rawundi 2 n'imfura y'ibumwe ntabwo navugaga ni papa rawundi 2 n'imfura imwe Mike najimije ntwari 250 magana najimije burya ari ukuntu ukora akaboro kakanyuramo nese sagashya mubonye ngo museke none of course nitwa Ceketu saka beze kina n'abana ukina n'abanyasura batandukanye mu kibiye bitandukanye Kigali n'umuzibinitano so Tibrez ni inshuti yanjye Arisa n'umuvandimwe n'abari hano mwese turaziranye turimo turanyura live kuri Kigali UMUNYAMAKURU nizera ko tuza kuryoherwa ariko nanone mu kanya gato musangiza w'amagambo araza kugenda buri wese wenda amuyikaze ariko abikaze bivuze ariko boro tubitse cyangwa zahabu dufite n'abantu babiri bari hano murabona ko nta nubwo dusa barasukwa so hari undi muntu umusaza w'amagambo ukigera hano nonaha nawe yabanye na benshi mu bice byetandukanye batwibwira ngire amazina nitwa Souvenir Tibrez ni inshuti yanjye yewe na Arisa ndetse na bamwe muri mwebwe ndakeka ni inshuti zanjye sanze byatangiye ariko byatewe n'akazi kenshi nari mfite uyu munsi ako nyine nishimiye kuba ndi kumwe namwe mwese ibindi nyine nizeye ko bigenda neza okay Yes ashimwe amazwi yanyu yagiye amazina nitwa Dusenga amazina ni Dusenga Imana Divine yes abakomeje kudukurikirana umuhango wose ko uza kugenda wose murabona hanyuma ikiganiro nyamukuru cy'umwihariko wa Tibrez ndetse n'umufasha we mu kanya gato nagira ngo rero ubwo twarimo twibwirana tugere no kuri mugenzi wacu nawe uje nyuma hariya nsabe Isiyaka ya mikoro yindi n'imbiriho umushyikiriza uriya muntu uri kumwe na Fani nawe twibwire muhereza nawe twibwire noneho dukomeze uzaba umugabo hafi yawe ndumva tuvuze mwiriwe neza nanjye nitwa Shema Obedi nkaba naje mu birori byabereye hano wandi inshuti cyane na Jojo tutaragera gatoya cyiza kurya kunywa buri kimwe cyose tutaragera gato kuri manager mugenzi wawe hari akamaje kuvumbura hano gatoya hari ukuntu ibirori byabereye mu bindi Isiyaka sinzi nimba wabibonye neza nanya ngo unyemerere nakubwiye ngo dufite zahabu hari ukuntu nyine ibirori byabereye mu bindi zahabu zivanga n'andi mabuye ariko mu kanya gato ariko byose ni iby'ibyishimo mubihe amashyi ibyo bintu nyakirira umugabo nawe atwibwire nk'uko Isiyaka bivuze rero ku mugani ndi manager mugenzi we aha twicaye rero hitwa ku Nganji niho mbereye manager murabona ko mwicaye ku kabari ubwo rero ntabwo ndi butinde yaba Tibrez ni inshuti yanjye Kiroso ngo pare nimukomere mukomeze kuryoherwa so rero ndumva twakira manager ngira mbabwire ko abadukurikiye yaba mu Rwanda i Kigali no hanze yaho i Burundi Congo diaspora muri rusange ni kuri Kigali News 250 niho mudukurikiriye Kigali News 25
cyangwa 250, aho niho mubasha kugera mugakubitana na Isiaka, mugakubitana n'abasitari batandukanye nk'uko mwabibonye. Ni ibyamamare mu byiciro bigiye bitandukanye, ariko kandi dufite impamvu itumye duhari. Ni ku nganji ho twateraniye, abantu bahayoboza, abantu bahagera ni gatoya gusa. Iyo winjiye muri Gikondo ugeze kuri Cafe Rwamara, ukata iburyo bwawe gatoya ukinjira mu gahanda gari muri metero 10 gusa ubonye nganji, kandi nganji haganza byose, maze igisa n'icyaka kigatsindwa, igisa n'inzara kikaba nk'icyorezo cyaciwe burundu. Ibyo byose ku nganji biganzirizwayo. Hari n'abasore bakunda abakobwa, abana n'abakobwa beza. Ibyo byo twabibonye kuko no mu batumirwa tujye dufite n'umunsi hajya hazamo amakepo nako kopuri. Numvaga rero ibyo ni bimwe mu bintu biba ku nganji. N'umuntu abireba ukuntu tugiye twicaye, hari ahantu muza gusanga umuntu n'undi icyakora ubwo badashobora kwifunga bukwasi, turaza kwifunga bwembe, turifunga bwembe. Uyu ni umunsi dufite w'ibyishimo, kandi ibyishimo byose bigira ikibitera. Kandi mu kindi kintu kibaho kigaragara, ndagira ngo mbwire abantu bose ngo kwakirana kwacu tubinywere, kwakirana kwacu tubinywere. Murakoze cyane. Ako rero ni agashya. Iyo ni style y'umusinzi Kiroso. Ubwo abakurikiye Kigali nizi 250, nimushaka mukiga ako kantu mujye mukabasha no kuri saa muzagasanga. Kakunze kuba henshi, ariko muri bino byamamare twataramanye hano. Naye ndababwira rero ko uno munsi ni umunsi dufite ibyishimo, ni umunsi dutaramye kubera umuryango witegura kuvuka. Ndagira ngo twakire by'umwihariko abandi bantu babiri, mpereze Isiaka abanyakirire, ubundi ndaza gukomeza mu gitaramo cyo kuryoshya ibirori twishimana, kandi nawe namaze no kubamenya, uretse ko n'uwareba yaberekwa. Nkatwe dusenga, ngo Imana dusenga irakomeye, ngo Imana yumva amasengesho, yakoze byinshi, na n'ubu ngubu iracyadutije ubuzima ndetse n'urukundo. Tibrese, nagira ngo uhaguruke gato, hari ibibazo nshaka kukubaza, nibuza kumpa ikaze, kuko ntawe ujya mu rugo rw'umugabo mugenzi we ngo yihe ikaze. Meze fresh? Meze neza. Meze fresh? Meze neza cyane kabisa. Ndagira ngo cya kivugo cyawe. Kivugo cyane. Usubize aho turi kumwe. Cya kivugo, hanyuma numara kukivuga, uze no kuvuga amazina yawe. Urakoze cyane. Okay, ngira ngo abantu benshi si ubwa mbere mvugiye kuri mikoro basanzwe banyumva. Umuntu usanzwe wumva ijwi ryanjye ahita amenya uwo ari we. Ningiye T-Bless nanone, T-Boy, T-B Swag, Baddest, Bad Boy, Bombo Class, T-Yaku Baba, the top ambassador, sound the marsh on the mic, Liz, what Liz. Yo, blessings, the top hustler, Mr. Humbleman. Mwite kushaka, ni wa muhungu wasizwe amavuta y'umugisha. Nushaka umwite number 1 on the mic, ariko nasizwe amavuta y'umugisha. Imana ikomeze duhane. Abadukurikiye n'umunsi w'abapapa. Hari amazina rero papa na mama bakwise. Hari amazina ntare 250 kuri Instagram, ukeneye amakamera meza, amatara meza, ukeneye buri kimwe cyose. Umuntu tuza gwijambo ni uza kuvuga. Umuntu ukeneye kamera zo gukodesha, amatara meza, amavideo wajya atandukanye, ntare 250 niyo cameraman. Kuri Instagram niko yitwa hose. Nimero ku screen wahamagara buri kimwe cyose kagenda neza. Amazina yiswe na papa wawe, T-Blaze, T-B Swag, Bombo Karago. Wallahi. Okay, ababyeyi banyise amazina iradukunda kubera ko Imana idukunda, kandi duhorana urukundo. Mpamvu murambabwira ngo Imana igikomeze duhana umushaka tuwusangire. Nyuma haza kwiyongera izina ry'umugisha iri mu rurimi rw'ikigereki Temistokle. Mu cyongereza uramutse uri translatinze mu cyongereza bisobanura bless cyangwa se umunyamugisha. Naryo zina T-Bless aho ryavuye, niyo T iva kuri Temistokle ukongeraho igisobanuro cyaho cya bless bikaba T-Bless. Yego. Ari bahagaze gatoya byonyine kubera Imana, kandi uno munsi uzagaruka kera. So T-Bless, wenda badukurikiye batuze mu biganiro byatarakuye mu kiganiro cyitwa Vuvuzera, havuyemo umwe twashira, na amazika 3. Iyo havuyeho rimwe bashyizeho isafira, nawe urabyumva uko biza kugenda. Uno munsi byabaye ngombwa ko kino gitaramo kiri hano cya ruganiro cyangwa surprise zo kubera hano byabereye ahangaha. T-Bless,
niwe mbaza cyane. Nta kibazo. Ari pipira abantu bari bagukumbuye ni benshi. Benshi bamukumbuye. Mwamubonye rata. So, Tibress. Yego. Tubwira Alice ari muntu ki kuri wowe? Ni ijambo rimwe ibyo akora byose abikora as a soldier tu. Yego. Yego. Intwari n'umusirikare. Bisa n'umusirikare ni intwari. Nacyo gisobanuro gisobanuye yuko aricyo kintu wenda nashingiyeho cyane mutandukana n'abandi bose namenyanye nabo. Yego. Kuko urabizi kenshi bajya bavuga ko abakobwa kenshi bakunda kuba abanyantege nke ariko we ntago ari ko ameze. Yego. Yego, ntago ari ko ameze. Sinzi ni byinshi nakamuvuze. Amusozi ni ku mutima. Yego, ni byinshi nakamuvuzeho ariko ikindi cya kabiri ni erema ikomeye mu buzima bwanje kuko niyo mpamvu mvuga ko wenda ni ufite n'urugingo rwanjye rw'ibumoso bwanje. Koze cyane. Ikindi nakarenzaho buriya kenshi nsa nka nkunakibura nuramuka ukundanye n'umukobwa mu gatandukanye ntabwo ari rwo rugingo rwawe. Yego. Urwo rugingo rwa rufite undi muntu wundi rugenewe. Sibyo? Niba ufite nko mu rugo ufite wenda nko mu rugo mukabana n'umugore n'umugabo mukatamutandukana nuko rwa rugingo ntabwo rwari urwabwo nuko wihuse. Yego. Yego. Niyo mpamvu rero ndakeka ko mu gihe twari tumaranye kitari gitoya kandi ikindi cya kabiri nanashima no kubona inshuti zanjye zose 99% wenda havuyemo iryo rimwe ritabura. Inshuti zanjye zose n'undi usanga izo nshuti n'ubundi ziwe. Ndabyuka 2016 waramwiye ngo ufite umukobwa witwa Alice w'inshuti yawe. Namusankorera agashya komeza. Ikindi cya kabiri abantu benshi twaje guteranira hanga harimo benshi batari bazi wenda impamvu yabyo ariko hari na benshi bari bazi impamvu yabyo kandi nawe ubwe acishijemo amaso arareba agasanga abantu benshi 99% basanzwe baziranye. Wenda ahubwo iryo rimwe riza kubura cyase iryo rimwe wenda n'undi muntu wenda mushyashya nashaka ko ataza ariko nifuje ko nawe bagira gute bamenyana. Impamvu bino bintu byose wenda byanabaye nanayisobanuremo wenda no kugira ngo nshobora kuba ndi nk'ahantu sibyo kamubwira ati wenda ndi kumwe na Isiaka ndi kumwe na Kiroso ndi kumwe na Jado ndi kumwe na Kanaka ndi kumwe na Claude. Ese wori pare wawe uri pare wanjye nkabana pare wawe uvugira mu mwungani. Salamu alaykum pare. Ubwo nukuvuga ngo ni izo mpamvu zombi. Icyo gihe yaramutse mfishe ko ndi kumwe na Kanaka aravuga ati wa undi twamenyane hahandi wa undi byagenze gutya. Icyo gihe nawe ubwe ari mu rugo ntago ashobora kuza kubishidikanyaho. Wenda nshobora kuza ndamutse mvuze ngo ngiye gushimira kuri buri muntu umwe bishobora ko wenda byaza gutinda bikaba ibintu birebire. Urugero wenda nka Papa Kiroso nge mwita nka Papa Kiroso ariko nago mwita Papa Kiroso. Afite umwana twa Kiroso. Nukuvuga ngo iyo iryo zina naragita nka AKA ni urugero. Sibyo? Nabita nka AKA ariko ni papa w'abantu bose. Kubera ko ngira ngo niba wenda hari umuntu ashaka wenda baramenyanye ntiyagitinge wenda nka papa. Sinzi wenda aho ngaho naba mbeshye kuko ni umugabo wenda nanjye ubwaye nigiyeho ibintu byinshi. Cyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri aho namukiniraga wenda nk'umubyeyi ntago yigiraga ntererana kuvuga ngo twamenyaniye muri ibi ngibi oya ntago ibintu byabagaho kuko twanyuranye mu bintu byinshi bigiye bitandukanye cyane cyane by'amashowbiz tubamo. Iyi niyo si tubamo n'abantu bose ngira ngo niyo si tubanamo siko bimeze. Niyo si yose tubanamo niyo mpamvu mboniyeho ko wenda no gushimira buri muntu wese wageze aha ngaha. Ndaza gusubiza umwanya gato MC ni uze gukomeza kuyobora bino bintu. Ibindi bindi ari buze kuza kuba yenda yavuga ati ndifuza kwenda kubabaza ibi ngibi urwo ruhande runini cyane ruri wenda kuri side yiwe niyo mpamvu ndibuvuge ati wenda ndibuze kuza kugira umwanya musubiza ijambo. Afite byinshi wenda we yateguye nk'umuntu wenda uri buze gukomeza kuyobora kino kiganiro cyase bibuze kuyobora wenda bino birori ari buze gukomeza kugira gute. Yego. Urabizi ko ndi umunyakavuyo uri inshuti yanjye sibyo? Suri inshuti yanjye? Suri inshuti yanjye? Cyane kabisa. Suri inshuti yanjye? Yego. Fata kano karahuri. Aka. Ni njyewe? Aka ngaka. Kigeze imbere yawe. Nakahashize. Fata niji. Uraza gusukamo hari agakeya konye. Gasuke. Muri kino kirahuri. Abadukurikiye mujye muri commentaire bihabwa umugisha. Rekera aho ngaho. Shaka ko umunywesha inshuro 3 ngakubaza ikibazo kimwe wasimbutse. Umunywesha 3 ikibazo kimwe wasimbutse ndakikubaza.
turi live abantu tutahaye ijambo batwihanganira yawe bafashe mu gihe fata rwa rubavu woza uvuga ari rwa rubavu rwa rubavu narufate aha nongera none ngo nzahora nkunywesha ngo nawe uhora unywesha ngo mpaka tuzasangira ni amazi Tibresi hari ikintu kimwe utavuze wavuze urubavu ariko duca impaka ba bakobwa mwamubonaga kuri kamera wati mbega umusore mwiza mbega rasita mwiza mbega ibiki mu karere ka Gasabo niho haba umwanda niho bajyana imyanda yose ya Kigali induba ba bakobwa bose kiro wamba bari kiro ko nkuba nubwo ndusha ubwanwa ariko nanjye ngurusha uruhara si byose bamaye fanta yanjye vuga Juma kunywa inzoga y'abandi kunywa inzoga y'abandi tuyumva neza cyane turi hano kubera wowe ndetse na Tibresi yego wenda umwanya ngiye kwara MC ariko turi hano kubera wowe na Tibresi ndabizi wakira ute kuba umugabo wawe cyangwa umutware wawe akumurikiye inshuti n'isi yose wenda ntabwo navuga ko bintunguye kuko nari mbizi ko wenda abikora bitewe n'ukuntu tubanyeho n'ukuntu wenda dukundana gusa byakiriye neza kandi nshimiye n'inshuti ze ziri hano by'umwihariko abantu bicaye hano batugaragarije nyine urukundo rudasanzwe hagati y'umuryango wacu ngiye na Tibresi yego ndabashimiye kandi n'abatabashije kuhagera ni karibu muri isanga mu rugo rwacu Tibresi ariko afite nimero ya telefone hari ababuze muri groupe hari n'ababuze amakuru Tibre banzu yivuge baje kwisegura hano ni mu rugo ntawe uzakata nimero zawe ntawe uzaba ngo nkwe runo rugo rushakuza dukena abantu amasengesho dukena amasengesho kurenza ibindi byose dukeneye umuntu uvuga ngo Imana iha umugisha rurarugo kuko ni umugore n'umugabo kuko babana no mu nzu mu minsi iri imbere turajya mu murenge na mariage nimba nkotoye cyangwa mbeshye mumbabarire nta kintu kimwe ubeshyeho yego ni umugore n'umugabo mu minsi iri imbere maze mwumva ijwi ry'umwana urinjira umurarira inshallah Pati Bless hazarira uruhinja rwiza nawe ndi umugabo wubatse iyo ngize inshuti nka Tibresi cyangwa umugabo mugenzi wanjye wubatse burya kubaka si imikino harimo ndabizi Tibre Imana izakubakire mbere kugira ngo wenda nsubize ijambo MC kugira ngo akomeze ibijyanye na kino kirori mbanje gushimira buri muntu wese uri hano yitanga kubwo gufata kemera gupozinga akazi Latibe twavuganye karumbwira ko wagomba souvenir namwe nakabavuze mu mazina ko nta numwe udafite akazi ariko mwemeye kugahagarika sibyo wemera guherekeza umugabo wemera guherekeza umushera bavuga ati kanje kureba wenda ikirori cy'umushuti wanje Adebayo ndagushimira cyane kabisa tumaze igihe kinini cyane tutabonana MC nawe ejo wagomba gusubira igoma sibyo ariko wemera pose muravuga ati kwere ikirori cya T-Bless ndemera ngire gute nkize muri benshi nakagombye kugira gute kuyenda ntokinga kuri buri muntu wese ndanashimira buri muntu wese washe kugera ahangaha nkongera none no gushimira n'umuntu nanisegura wenda ku muntu wenda utabashije kugera ahangaha kubw'impamvu ebyiri ishobora kuba ari impamvu wenda yuko wenda tutabashije kuvugana hashobora no kuba ari impamvu wenda yuko wenda hajemo akabazo kuko iyo communication yanjye nayo itagenze neza kugira ngo wenda bashiko yamenya bino birori ariko hari ibindi biri imbere nanabategurira hari ibindi biri imbere buri umwe wese tuzafata igihe tubitegure kuri periode ne cyane abashiko yagera ahangaha ubwo umuntu utabashe kubona contact yanjye umuntu uzabona kino kiganiro ati T-Bless ko turi inshuti akabatiza ntumira uwo nawe musabye imbabazi kubw'impamvu zigiye zitandukanye zo kugotwa ndashimira Jadon wampaye kino gitekerezo na Kiroso mwana wanje Kiroso ni pare wanje tumwita mwana wacu nanjye nkongera nkaba pare wiwe Jada akaba pare wanje tumwita mwana wacu dore Jadon nguri reka mbese MC kuyanga komeze gahunda za bino birori wenda congratulation ngewe ndaza gukanda akanyenyeri Alice nimenze gukanda akanyenyeri ga T-Bless impamvu nza kugakanda nimwe rukumbi nuko utanshebeje nuko wahisemo neza nuko Alice muzi nk'umukobwa witonda ntago ari abakobwa b'i Kigali navuga ntago mvuze byinshi barakoze kutankoza isoni
Imana izakubake uzabe nk'umwiza manager Fatuma ni umugore wanjye MC jambo rya ya murakoze cyane reka mbanze mbashimire noneho mu bampera amashyi mu banshimirire so aka kanya hari ibintu nka bibiri shaka gukomozaho ku bantu badukurikiye kuri Kigali News 250. Byanze bikunze ushobora kuba urimo ureba ino kurube iri ahangaha cyangwa bano bantu bicaye ahangaha bicaranye na T-Brace, ukaba wagira umutima uhagaze ukavuga uti T-Brace kubera iki yanjonjoye mu bandi agahamagara bano. Oya, ntabwo ari cyo kibazo. Uri inshuti ya T-Brace, uri umuryango wiwe. Kuba ataguhamagaye ntabwo ari uko atakuzi, si nuko utari inshuti yiwe, ahubwo rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu yanga kurushya abantu batari bugufi, cyane cyane ko abazi ko hari igihe azabakenera. Aka kanya kuri kote ya T-Brace, Alice uri hano, nta birori bidasanzwe byahabereye, nta bidasanzwe byabaye, ahubwo T-Brace ni umuntu uhora muri entertainment hanze ahangaha. Byuka mu gitondo agenda akagaruka nimugoroba, ashobora guhaguruka akava i Kigali akajya Musanze cyangwa n'ahandi akarara nzira ntagaruke. Ashobora kuzaguhamagara akavuga ati najyanye na muzehe Papa Kiroso twagiye gufata inkuru i Burundi, warangiza ukavuga uti Papa Kiroso ariko ubundi wati ninde, wenda giye usanzwe unzi, ariko ashobora kukubwira gutya yakubwira n'undi muri bano ukavuga uti ariko abantu ahora ambwira bajyanye. Rero impamvu y'uno munsi ntabwo ari ibirori bidasanzwe, nta n'umunsi udasanzwe wabaye, ahubwo wari umunsi wo kuvuga ngo nk'umugore wanjye Imana yanyihereye, Imana yandemeye, ni byiza akamenya n'abo mbana nabo. Ibintu bikorwa n'abagabo bakeya, bikorwa n'abantu bakeya, meme twese uko turanga wasanga tutaranabikoze, wasanga tutazanabikora, kuko ingo zubakwa kwinshi, ingo zubakwa mu buryo bugiye butandukanye. Mwabonye filime bagenzi bacu bigeze gukora kera, abo tureba nk'aba legend muri filime nyarwanda, filime bise Zirara Zishya, ntago se muyizi? Filime bise Zirara Zishya yakozwe na ba Kanyombya na Banyagahene, abantu nyine batubanjirije, kandi bari abantu bafunguye piste, ndetse na Kenisi uriya nyiri TV1 yatangira filime bitaga y'ubuganga, ari dogiteri asuzuma akoresheje ururimi teste yiwe kwa muganga akoresha tire range, agaha umuntu akamusoma nyine bahana umunwa ngo yumve indwara afite. Range test niwe batubimburiye na bari abakanyombya na Banyagahene batangira filime nyarwanda. Uyu munsi wa none natwe tubyisangamo. Isi haka yarimo abaza ngo ese ngo ufite umwana ngo witwa Kiroso, umwana bita Kiroso ndamufite, nuriya wicaye hariya nyine, uriya muhungu wicaye hariya pare wa T-Brace abakurikiye Kigali News 250, uriya niwe muhungu wanjye muri entertainment kuri social media. Iyo bavuze Papa Kiroso baba bavuga ubundi n'uriya. Amaze gukura rero, umuhungu wanjye amaze gukura, yariyubatse vuba, aherutse no kubyara. Hari umunsi muzumva mbahamagaye ngo muze tujye kumuhemba. Umuntu nzahamagara rero wese, mereye kuri mwe abari hano, muri inshuti z'umuryango wanjye kandi muri n'inshuti z'umwana wanjye, nimba hamagara mugomba kwikorera igikoma, mugategura niranjeti, sibyo, mugategura na pampegisi, mwarangiza ariko mugategura n'urukanda ntuzi, sibyo, noneho tukajya gukanda umuntu kugira ngo turebe ko yasubirayo. Erega iyo utakanze umugabo ubundi ntagasubirayo. Ndumva rero mwana wanjye Kiroso umura turaza tuyakande vuba, kandi ntago rizavamo umura, tuzayakanda bya nyabyo kugira ngo wongere utere n'indi ndasha, wongere ukore n'undi mugabo n'ubyara dore nanjye ngeze bane. So rero nagira ngo mbwire Alice impamvu y'uno munsi yari ya T-Brace kugira ngo akwereke inshuti abana nazo. Ntago ari izi gusa, hari abatabashije kuboneka hano nk'uko Isiyaka yarimo abivuga, hari abatabonetse ahangaha, hari n'abo twasanze byaba ari ukurushya ngo tubazane, kandi hari ibyo turi gutegura. Byanze bikunze ubu yarimo kutwereka, natwe hari abatari bakuzi turi hano. Tuzi ko T-Brace afite sheri, afite umuntu yumva yashyira bugufi bwe nk'umuntu Imana yamuremeye, ariko tutamuzi. Uyu munsi rero ari umunsi wo kugira ngo abari hano mwese mumenye ko miruwari ya T-Brace ni Alice, iriya niyo ndorerwamo ya T-Brace. Ubwo kandi mbwira abantu bose bari kuri Kigali News 250 bamenye kandi bakureyo amaso. Nta bintu byo kunyuza mu ijisho umuntu ahangaha, mwese mwihanagure. Umuntu utambaye rinete,
umuntu utambaye rinete reka mbibabwire mbareba neza, umuntu wese utambaye rinete ashakisha ahantu yajya kuzigura, mwajya kwa Kagame mu maso, mwajya ku Nkuru Nziza, nabarangiraho mucya, n'abashaka bajya Bishenyi babaye rinete mwambare neza murebe ko T-Blaze uriyo narisa, abandi mwese arise mumwibagirwe. Ndi kubabwira kuri social media kandi mbwira abandi bantu bari T-Blaze namwe mu mwibagirwe, byararangiye yamaze guhitamo Arise amwemerera urukundo bahumwe, ubwo rero niba ari ababiri gusa Juma nta cyamubabaza. MC Juma ni umwe mu banyamakuru wenda bagenzi bacu, ni umwe ni inshuti ya Kiroso bucece mu gace cyane cyane twa bucece mu gace, mukore subscribe Ishyaka TV 150 irahari. Ase yitwa Juma. Bamwita KRG. Yitwa Kejyago twa Juma. Je niko nitwa rwose. Ariko rero bitiki hara hasi. Prestation y'Amavubi yatsinzwe. Oya, Amavubi yatsinzwe kera kuko no munsi ntago aribwo yakinnye. Byarabaye barashimangiye. Noneho rero wabaza umbwira. Narindi mvuga. Wabaza umbwira. Yego. Wende wacu barandeze nago nje mu ijambo ndasabye. Rimwe na rimwe ryaho. Ijambo Amavubi bazahenze izina Amavubi bakaryita irindi zina. Oya, ibijyanye n'ibyo ngibyo nta kintu nabitindaho, ariko je kubwanjye yiswe nk'inzuki yajya rushaho kurwinga kurusha Amavubi, kuko buri uruki rutanga n'ubuki kandi rwakora ibintu byiza byinshi, ariko ntabwo dushaka kubitinda. Abantu bashinzwe Ferwafa bazabyigaho barebe nimba iryo zina ryahinduka, cyangwa basi twajya dukora umukino wo gusiganwa n'amaguru cyangwa n'amagare, kuko hariyo dushoboye ubundi, ariko foot ishoboye na Arsenal yonyine. Noneho rero T-Blaze ndagira ngo ndabwire ngo muryoherwe kandi ibyishimo by'ubuzima, ibyishimo by'urukundo bibasakareho, by'umwihariko n'inshuti zawe. Reka mfate uyu mwanya mvuga ngo turagushimira ibi bintu bitekereza abagabo bakeya, kuvuga ngo reka mfate sheri wanjye njye kumwereka abantu mbana nabo. Abantu batewe n'ikintu bita ubugugu, umuntu agahita abanza akabarabije bizatwara, agahita avata aya ngaya wapi, agahita abikuramo. Ariko T-Blaze Imana imuhe umugisha kubitekereza. Ikindi kandi na Arise, T-Blaze ibintu watekereje biruhura umutima wa Arise, biruhura umutima wiwe, kubera ko ubu niwongera kumuhamagara ukamubwira uti ninde kumwe na Bizimana ku Nganji, azahita avuga ati ni hahandi sheri wanjye yagiye kunyerekera inshuti ze, ahita tuza. Ni wavuga rero ngo wajyanye na Vava, azahita yumva ko Vava mufite ibyo murimo by'akazi gasanzwe, ntago azumva ko mwatarasije. Sangiza amagambo. Hari umuntu waje nona kandi n'umwe mu nshuti z'umuryango yabaje none bose n'abacu, uraza no kunyemerera buriya na Vava nabuze muri bati ndababaye ati mbaje nandi ndashaka urubavu rwaye, numvisha arabanga imbavu ngashaka urubavu mu rugo, niyo mpamvu wenda mfite ikiziriko hano mu ntoki. Vava yahoze bangungu nazanye n'umuntu hano, hari abasore bamungu busoverire bamukubise gapapa, sibyo? Ubu na Vava ni umukobwa kandi Vava yakubwiye ko afite ubu ari kumwe na shitani ka nyina. Vava se yabivuze utumva ko nawe uri inshuti yanjye. Vava yabivuze utumva ko ari inshuti yanjye nk'uko nawe ari inshuti yanjye. Yabivuze kandi na Jojo babivuze hari n'abari babivuze. None se urabwira Vava umuhanda ni iby'imihanda yariteye mu muhanda nyine ngo ni iby'imihanda, ngo ni iby'imihanda rero ivi bariterera. Musaza w'amagambo fata mikoro neza, ivi bariterera bazanye iyi nanjye nababonanye sibaze bafatanye mu ntoki, ariko banabihamije. none se n'impumyi urumva, ubana n'ubumuga bwo kutabona arumva, twebwe twarebeshaga amaso, oya n'imirindi irumvikana, hari ibyo twabonye. Imana ibihezagire. So reka twakire umuvandimwe Isya ngo ni igihugu, ngo ni igihugu, ngo ni igihugu, ngo ni inkuru. Umusa wasuhuza wadukurikiye ukavuga n'impamvu uri hano. Ndabona nambaye umweru n'umukara. Okay, murakoze cyane. Ntabwo mbasuzugura rwose. Ndakeka reka mbanze n'abasuhuze mwese. Ndakeka benshi hano harimo abatanzi, ariko hari n'abo nzi, yaba Kiroso, yaba T-Blaze, yaba Vava,
nuriya mugabo Juma ndumva muzi na Isaka najyaga mubona gutyo tu sometime umuvandimwe yamupostinze barimo baratwika ariko n'umuntu bita nimba ari Fani nshobora kuba muzi ubwo na Fani arahari Fani ni izina bwite okay I think byose okay yose n'ay'abagore nimba uriya nawe ndamuzi nawe najyaga mubona ariko ariko abandi batari banzi njye amazina yanjye nitwa Igeno Ratibu nkaba mfite channel bita Ratibu TV show ngira ngo benshi barabizi kuko tujya tugira nanuza nawe ni inshuti yanjye ba Freddy bose nyina na cameraman we ngira ngo niwe sometime ufatira n'ibiganiro gusa nishimiye nanone kumenya inshuti yanjye yarambwiye ati hari umunsi ku cyumweru nzaba mfite akantu nyine ndashaka kubereka umukunzi okay yarampamagaye ngira ngo n'uburyo yarabanje arampamagara mbere y'uko kugira ngo anyadinge muri groupe buriya mu buzima buriya kugira ikinyabupfura ni byiza nta n'impamvu yo kwadinga umuntu wamungana utayimusabye yarabinsabye ndabimwemerera kandi still now ubu ngubu ibyo ni byiza nabonye umusheri we ni mwiza nabikunze nabo wenda ntazi nzagenda mbamenya gake gake gusa ubu ngubu ntago nshobora kugira uwo ncaho dure nko mu nzira ubu kuko amasura benshi nagiye nyabona ndumva ari ibyo naba mvuze gusa nyine T-Brace Jables kabisa Imana ibubakire nicyo naba amashyi menshi cyane bagushimira nawe bro sawa murakoze cyane musanze w'amagambo umwanya ni uwawe ariko nimba hari uza kwifuza cyo wabaza T-Brace cyangwa Alice urubavu rwa T-Brace aze kunyakura murakoze so mu kiganiro n'ubundi kuko turimo turaganira n'inshuti z'umuryango n'ibitekerezo turabitanga ariko nongera kwibutsa abantu T-Brace atarashe guhamagara kandi bakurikiye Kigali News 250 yuko atari ko yabibagiwe aho yaduhamagaye kuba yatubwiye ngo tuhamagare na Kigali News 250 tubibwire abareba aho babibone nuko hari umushinga byanze bikunze ejo mu gitondo ashaka kuduhamagara atubwatangiye kujya ku mirenge none mufatire ku ibendera ari ibintu bita gufatira umuntu ku ibendera mufatire ku ibendera none nkubitemo igikumwe nimara gukubitamo igikumwe ibimenyetso byigaragaze hazeho imikono y'abantu babiri abari babiri bahita bahinduka umwe icyo gihe nibaza ko namwe mwese abakurikiye Kigali News 250 icyo gihe muraza kugihamagarirwa ndetse n'ibindi bihe byo kugira mu muryango murabizi iyo umuntu agiye kuzana umugore habaho kurambagiza hakabaho gutereta no kubwirana amagambo meza hakabaho kugera mu babyeyi tugasaba amarembo tugasaba tugakwa tukajya mu murenge tukanasezerana ibyo byose rero murabihamagarirwa ejo bundi aho muzabonera ubutumwa bugufi babwira ngo turabakeneye ngo tujye inama muzitabe icyo nicyo kintu cyatekerejwe cy'uko mwese muzahamagarwa ariko munsi mu nshuti mwese afite yari yahamagaye abaturanyi b'inyuma y'urugo ruguru y'urugo n'imbere y'urugo ngabo bibabwiye ubwo baba batari hano mutegerane nuko yabibagiwe ntabwo ari uko yabibagiye ndabizi nawe wa muturanyi uri muhire batabwiye yaguhamagaye telefone irangagiye nari mpari nta pera na lisansi ufite muri telefone yawe uze kurebamo ndumva rero ntabwo tuza gutinda cyane ku bintu byinshi niba uri umuturanyi we muri bano baturanyi bari hano akaba yaguhamagaye kuri telefone ntakubone ndumva yaguhamagaye byanze ndavuga nti ntacyo mwihorere turisobanura rero nusanga utari hano kandi uri umuturanyi w'inyuma y'urugo cyangwa ruguru y'urugo no hepfo y'urugo no munsi y'urugo umenye ko yaguhamagaye ntiyakubona ariko ibindi biri imbere invitation azayikugezaho azaguhamagara aze no mu rugo kureba murakoze cyane ndumva rifite cyaza ko baze kubasanga mu rugo nimugoroba mutekere n'ubugari mwumve ko azi guteka noneho munemeze ibyo kuntu twazajya mu murenge tukamufatira kuri bendera twamurikanye kazi no kumucumba kera amakuru nagiye neka gakeka bucece mu gace bamwana wa Kiroso ngo kera yari umuntu mu bana b'iwabo wari uzi guteka
kurenza abandi bose Hari sese ikintu kijyanye no guteka no gutanga keya ku mugabo we ngo ni ikintu kirenze ibintu byose byo kwisi. cyakora ikintu nariyo nisambaza ariko nabonye ko ari kwa kundi bazizana zikariye zanyujijwe mu mavuta umva ko kakundi baziteka neza zo rero bari bazinyujije mu mavuta urumva hari isuzuma ntarakora nta birungo byari birimo azivana Gisenyi. yazishyizemo ibirungo uwo munsi ndya na kawunga ndashaka kuzajyayo ubwo n'abandi babishobora mwese muze kunyarukirayo murye ubugari bw'imyumbati n'izo sambaza wenda zirimo agasosi tugenzure neza hega buri arese aba bantu bajya gutangira bakugane ujye uteka wagura inkono ibyo bita guteka umuntu yagura inkono iyo umuntu yaguye umuryango yagura n'inkono bakora umuntu akubwira ngo gira umugore ngo ndamushime ngo ndamushime ngo ndamukugeze ariko umugore ariko nimba ari umuntu ushaka kuyicyamamaza ushaka gutanga akanya nimba ari umuntu ushaka kuza kugira wenda impano runaka aza kubaha nabyo nta kibazo nimba idahari mu minsi iri imbere gahunda zose zigomba kugenda neza. So Tibrese uzaba umugabo nkanjye abagore bakunda abagabo batakare ariko wanjye arabizi ko iyo natinda gutaha narimo ndashaka views arabizi byose bishyize hanze hari umuntu umbwiye ngo kuki Fatuma atari hano byose bishyize hanze abakiri batoya byari bigoye kuba twaza kuba turi kumwe ariko muzamubona umukozi wanjye n'umugore wanjye ntabwo ushaka umuntu uzanderera abana azarerwa abana bazarerwa n'umugore iyo ni imico y'abasilamu imico y'abasilamu abagore babo bari nk'abakozi ariko leta y'ubumwe kurebera bugufi kubera ko ntabwo umugore ari umukozi si n'umugaragu umugore ni umujyanama si n'umufasha umufasha ni umuyede ni umujyanama ariko ni umuhereza se umugore iyo bibiri ivanga zitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nta kindi baba bavuze iyo bavuze umufasha rero buri umufasha ugiye nko kuri chantier wasanga ari umuyede abandi rero babahereza ubwo ni urubavu n'ubundi nyine ni dogiteri kugira ngo nawe aze hafi hano yaragutara ariko nawe wari umurabye wamwinye defa de uramuvanga nari imari igiye muri cya gitaramo yarambwe ngo ndirimbire na mwana ngo ndi umuhanzi ndi umunyamakuru ndirimba ntabizi ntoreze ubundi waririmba ibyo utazi twari turi mu birori bya Tibrese ureba hariya ni umuhungu wacu abantu tubana mu bintu bya social media niyo mpamvu urabona twese tugandagaje aha kandi nawe uri umwe muri abo uriya mugore nta kintu wamubwira nk'umuntu waguye heza urabona ataraguye mu bituza bizira umuze ndabashimiye mwese ukuntu munyakiriye nje mu bavandimwe nje muri barumuna banjye muri bakuru banjye mwese rero ndabashimiye ariko nanone wamubwiye ngo ningire icyo mubwira rata washimye kuturusha nawe ashima kurusha abandi ahubwo nagira abandi akwiye gutera ishyari ariko abatera ishyari ryiza nabo batera ishyari ryiza ndabona rero muri mu kirori mwokabyara mwabyaje nka mwe imfura y'u Rwanda bavandimwe ni ukuri ko Imana mwataramye neza mbasanze mu gitaramo mwokabyara reka mbabwire buriya umwanzi arakabura aho ataramira dore ko igihugu cy'iwacu twahoraga turi abataramye hanyuma iyo twabaga twahuye n'abavandimwe rero ubundi baravuga ngo agasozi kamanutse inka kazamuka abageni kamanuka abageni kakazamuka inka maze ibiseke by'iwacu ntabwo bijya bituza n'ibisabo n'abacunda bagahora bacunda muragahora mucunda ariko mudacumbagira ngaho murakabyara mwabyagije murakoze cyane kira nawe bagucumbire murakoze cyane amashyi menshi kuri Damascene n'imbaraga Damascene ari muri ba baturanyi batari bahageze ku gihe ariko noneho babashe kugenda bagera n'abandi abakurikiye Kigali News 250 ko mugenda muhagera niko tugenda tubakira nta kibazo ariko ni gahunda y'abaturanyi abandi mwese abari kure yacu nimugire ikibazo namwe murahabaye next time so Isaka ndumva muri bano bantu bari hano
hari undi muntu ufite se igitekerezo kira waretse ko nashyushya mu kanwa na DJ MC mu mpere mikoro tangaza kuri piano kuri gitare kuri ni mubi cyane mu mpere mikoro ndayimuha. Yes, mbwira abantu bari kuri Kigali, hajya ni Kigali 250. Kigali News 250. Oji kabisa. The one type people alongside my name is MC VI. Ndi MC wo Munganji Bar nkaba na ambassadeur. Mbabwira ati Munganji Bar ni karibu cyane, ndabashuje cyane kandi mbahaye ikaze. Tubafite ibyiza bigiye bitandukanye kandi byinshi. Muze mwisanga, sibyo? Tibrez. Ewana. Ndakubaha cyane kandi wakoze cyane. Vuba cyane ndaza nanjye kuzabatumira. Mfite mombebe witwa Shemsa. Suza abanyeshuri twigana muri IPRC Ngoma. Abantu bari mu Bugesera namwe ndabakunda cyane. Ni umuhungu wanyu MC VI. Ubwo bakurikiye Kigali News 250 bangoma MC VI arabasubiza nk'umunyeshuri mwigana. Reka twakire na Rushitani nako. Mwakire muheze mikoro. Mr. Kayusi. Mr. Kayusi. Urano kuri YouTube wandikamo Kayusi byose bikaza ariko azwi kuri Shitani. Ariko nyakubahwa Shitani nako Mr. Kayusi na marayika ukomeye bita Mikaeli ntabwo yigeze atuka Satani. None uramutuka Maria. Murinzi nijye yasuzugwa Satani. N'Imana ntabwo yasuzugwa. Birivuga ko na marayika ukomeye atamututse. Mwabantu b'Imana mwe rero muramenye. Sawa mwereze Mr. Kayusi. Mwijwi rituje nijye nshakaza kuvugiramo, sibyo? Okay. Iri tuje. Satani savugira hasi. Yeah. Just muri rusange hari abantu nifuza gushimiramo hano, nkanishimira ko twahuriye twese muri Rugwiro, nkanishimira ko nahuye nabo ntazi nkaba nifuza kubamenya. Hari abantu bagize icyo bavuze mu buzima bwanjye nta kwibagirwa, harimo wa mbere witwa Siak Manager, hariho bita Tibris, hariho bita Kiloso cyanwa cy'intare icyanwa cy'intare okay. Jewe mu bisanzwe ndi umuhanzi nyarwanda usanzwe uririmba injyana za rap, injyana z'urukundo, injyana za trap. Gashiramo twumva. Yo wankomye se nabona uko mbivuga, uhoreye umuti kunjyanira uyu mutima, uburayi ubugane reka tujyane uburayi ubugane, wankomye wambashije follow me now, yeah follow me now baby, bayo tujyane mu rugi wanjye usana ibyawe ma baby wanjye, uvangira gatobe ma bebe nkoreshe magatoso, nkarangira akanyobwa ma bebe zunguza uwo mutoso, zakugurira Bugatti hayo bless man. Ni Mr. Kayusi mwamizi ki bless fresh. Arakoze cyane Mr. Kayusi. Nguzamugura Bugatti nkarangira mami weze ngoza. Shyaka ntabwo zikuririmba. Shyaka ntabwo zikuririmba. Twagira ngo ni igikona kimwe gitambuka abantu bari. Ndimo narimo nkabura umwuka. Nyine wajya mu gikona kiri gutambuka abantu baturanye. Tibrez dusoza. Tibre Imana iguhaye umugore mwiza uvuga utuje, udakunda babakobwa b'i Kigali basamye, babandi bameze nka ya matiyo ya Wasaki yavuze muri n'amashene na rege. Zima muvuze usoza amagambo. Arise ndamuzi. Arise ni umukobwa utuje avuga make. Reka nsuze umukobwa witwa ari Oliva. Yarashatse ni umwe mu nshuti za hafi za Oliva. Atuye mu ntara y'Iburasirazuba. Urumva nyine niyo mpamvu tutamutumiye kwa kari kuri. Oliva aradukurikiye. So musaza w'amagambo ndimo ndashyuha mu ntoki. No ku munwa ahubwo. Uvuga ngo urumva abafite icyo bafite baraza gutanga impano, abatabyiteguye mu mape akanyenyeri baragakanda. Nahishe ikintu ariko sinzabona gihishe, ariko ndahazi ntare. Ubwo mukanya nitugera wanda guhamagara. Oya mbabarira ndimo ndashyuye intoki cyangwa nzamuke. Uzamutse
mukanya ndakubwira none nzamuke murakoze cyane urukundo ni ingenzi reka nze ndirimbe arimo aramwereka imitima reka nze ndirimbe tibre nze ndirimbe rero ntabwo ndi umuririmbyi wabigize umwuga ariko kuri MC Peter TV usangaho n'indirimbo zanjye cyakora zimwe ni gospel izindi ni iz'amatora ubwo rero nizo sibyo ariko n'iz'urukundo zirahaba impangabanya umukobwa w'amataye biremewe ariko nayo ni inkuru Tibes reka mvuge ngo congratulation first of all wakoze birungi icyokoze kitufu ukuturaga mucyara uvuye mu kazi we kangarukira aho ngaho burajuma yanseka kubera ko ibyo bintu iyo mbivuze yumva meze nk'urimo ugaburira inka umuziki kandi zitawumva urukundo ni ingenzi urukundo ni umurage urukundo ni ingenzi urukundo ni umurage duhabwa n'ababyeyi abakurambere abatubanjirije agira ati kunda gukunda umuha akanya umwereka urukundo umwereka abantu umwereka inshuti n'imiryango umubwira uti wakunze gukunda fatiraho murakoze cyane nashoje niyo ndirimbo y'abasaza ntaho ngaho igarukira wanyemereye njye munsi y'ameza noneho rero kugira ngo twegere kuri korutire noneho dusigare dutaramye dusoma ducurura ndagira ngo mbwira abantu ko uno munsi Tibes yateguye kutwerekaho Alice ndetse na Alice akamutwereka nk'inshuti ziwe nk'abantu babugufi yiwe tumenye Alice atumenye anytime hari icyabaye hari impamvu zitumye atari bugufi amenye ngo ari kumwe na runaka kandi amwe mu makuru mfite kuri Tibes nzi ko ntajya arara amajoro ntago ari wa mugabo uhunga urugo nicyo cyatumye arwiyegereza nta nubwo ari umugabo unywa cyane ngo tuve ngo arasinda akibagirwa aho ataha Alice nyine ushatse neza no gushaka umugabo ubasha kugira igitekerezo cyo kukwicaza mu bandi bantu ngo abakwereke nabyo ni ubugabo ndumva nacyo bakiguhera amashyi ni ubutwara ijambo muri jambo Alice niyo yazarara ijoro kuko birashoboka ko bizaba uzamenye ngo araye mu kazi niyaguhamagara hari igihe azaguhamagara akakuma tukavugana hari igihe azaguha n'undi nta nubwo ari na ngombwa ibyo ngibyo bikunze kuba ku bantu bafureka kandi urundi gufuha bisenya urugo iyo uri umugore w'umutima uzi icyakuzanye hari umunsi pasita wacu yigeze kutwigisha ku mugore wari ufite umugabo umuca inyuma atubwira ukuntu mutuze ntabwo ari wa mukristo kiroso mureke kurangara gatoya atwigisha ukuntu umugore yari afite umugabo umuca inyuma umugabo agenda abyara hanze abana 4 amaze kubabyara umugore arabimenya amenya ko abafite hanze yarangije ko yari umugore w'umutima avangaho kugira ngo nsenye ahenda umugabo ati bari abana wabanzaniye ahubwo yawujya udepasa umutungo w'urugo bajyayo ukabanzanira nkabarira mu bandi umugabo arabyangagira isoni avuga ati yamvumbuye umugore aragenda aca inyuma amenyana na ba bagore bamubyariye abana ku mugabo we arabazana abashyira mu rugo umugabo abona birakunze noneho abona hari akandi gakobwa yakundaga keza kari karangije kaminuza abona barakominikana n'umugabo ajya kukishakira arakabwira ati tuguha akazi wacu uzi uko ari wacu mu iduka ryacu umukobwa aravuga ati ndemeye muramangaye turayaguha umugore aramubaza atari gukundana n'umugabo wanjye undi ati turakundana ndamukunda ariko nzi ko afite urugo nta bindi umugore ati hoya kuba afite urugo si ikibazo ngwino tuguha akazi aragenda abwira umugabo avuga ati wa mugore ndabizi wa mukobwa murakundana ubu rero ikintu ngiye kugukorera kimwe ndagira ngo aze tumuhe akazi genda nashaje wenda azagushajisha umugabo aravuga ati n'umugore wamvumbuye utarakaranga turuga agende utirirwa acuruza ubufungo byamucekeyeho nkwiye kubihagarika umugabo ubwo afata icyemezo avuga ati ibyo guca inyuma umugore wanjye mbivuyemo kuko nimba muca inyuma ntabyara umwana akamuzana ngo tumurere mu bandi yabona umukobwa dukundana agashaka ko tumuha akazi ngo agume aho ngaho ntajye kure byanze bikunze umugore ni uw'umutima rero Alice ntabwo Tibes ibyo bintu abikora
ariko ikintu nshaka kukubwira ni kimwe gusa, ibintu bita gufuha bisenya urugo. Ino entertainment tubamo tubana n'abantu benshi, twirirwana n'abantu benshi batandukanye, yaba abo dukorana movie, ibiganiro n'abandi baratandukanye, ni benshi cyane. Hari igihe ushobora kuzasanga arimo akoresha ikiganiro umuntu w'umukobwa, wenda barimo bagana ku bijyanye n'ubuzima bwo hanze aha ngaha, ukavuga uti buriya muntu koko birangira kuriya. Oya, ndagira ugira umutima ukomeye, uba umugabo. Numvise umugabo yabivuze kuri umugabo, uba umugabo. Kuba umugabo ntabwo ari ipataro, ntabwo kuba umugabo ari ipataro. Kuba umugabo ni hano, ni mu mutwe. Kubaka urugo kandi naho ni mu mutwe. Umutwe wonyine niwo wubaka urugo, ibindi byose byarusenya. Kandi ikindi, nubwo turi inshuti nyinshi, ariko ndabizi abagore ni abanyabwenge, inshuti z'umumaro mu muryango barazimenya.
Thank you.